abanyamakuru bitangaza ko bimwe amaze nk'icyumweru avugwa muri APR ariko se Kiganda nge simufata nka Rokitoma yo muri Sama hari birenze ibyo abantu ntago babizi se Kiganda APR yamusinyishije mu kwezi kwa mbere kumusinyisha cyangwa kwemeza ko bazamusinyisha twarahuye arasinya mu kwezi kwa mbere kumwemeza ko bazamusinyisha kumvikana nawe byakozwe kera se Kiganda rero agomba kubanza kurangiza shampiyona na Villa banayitwaye nawe kapiteni buraya yari kapiteni w'ikipe ya Villa Sports Club so ni transfer nyine isa nkaho yarangiye mbere nubwo atari agasinya ariko yari yarangiye niyo mpamvu n'ubundi bitangazamakuru bimwe na bimwe bya breakings umukinnyi w'ikipe y'imyaka 2 muri APR rero Kiganda ejo bundi anasezera imyaka Villa Bashya uvuyanganda ko bazibazo bitatu ari ukuntu transfer ziganirwa nk'umuntu wari uhari ntabwo nari mari nk'umuntu uri kuri source tuganire ndabizi hari nyine aho umuntu ageza hari n'ibyo atatangaza hari ibyo wenda nawe ushaka kuba wenda udafite amakuru menshi ariko tugende neza se Kiganda iriya foto uyifotora hari ryari yageze mu Rwanda ryari duheraho cyo ni ikibazo cyoroshye wasubiza ariko ibyo wumva niumva hari dutatangaza ubyihorere yumva harimo discretion ariko hari nka ryari wenda nejo se n'uyu munsi yageze mu Rwanda donc ni mu mezi nk'abirashize iriya foto imaranye amezi abiri what mu mezi abiri ashize yari ari mu Rwanda ifotora donc yarasenye igihe gikwiye shampiyona y'Uganda irangiye ifoto yasohoka nzayisohora icyo ni icyambere very good bivuga ngo n'umukinnyi wasinye kera cyane mu mezi abiri ashize ifoto yari ayifite yari ayiryamanya y'ibiki yasinye nko mu kwa gatatu kurangira kwirekura niba arafashe jezi icyo gihego se Kiganda n'umukinnyi warangizanyije na APR bitari mu kwezi kumwe kurangiye ariko gushyira umukono ku masezerano bivuze ngo bamusinyishije shampiyona ikirimo bakiri muri shampiyona agafoto akamusinyishije muri ofisi yariya ntago ari kimwe Nyarutarama ntago ari mu Rwanda byabaye ngombwa ko ujya Uganda byabaye ngombwa ko mujya Uganda mumushyiriye jezi kugira ngo unafotore byumvikane mwa ngo mwagiye nk'umunyamakuru kuko nabo bari bakiri muri shampiyona kuko niba APR yo yaragiye kumuganiriza bakumvikanira wenda hari umuntu wo muri APR wagiyeyo bagakorera kontra banamushyiriye jezi kugira wenda ngo habe hari n'umunyamakuru afata iyo foto birakwereka uburyo Ruvuyanga yagiriwe umugisha n'ubuntu bwo kuba APR imugira iti ngwino tujyane uze kuri kumwe natwe byiburi ifoto y'akazi ubu yifite ko nta munyamakuru muri Uganda Alex ngo hari igihe yageze kujyana abanyamakuru ngo APR ijya gukina na Maranatha ngo Maranatha iragenda kwibira APR yindi yo muri kwa ba Debayor muri Togo umva ngo aravuga ati ibi bintu badokoreye mwabibonye bagize amahirwe Debayor aravuga ati rwose ndashaka kugira ikintu mvuga kuri umupira wo muri Afrika ibintu ntago ari byo kandi ari ikipe yabaye ibya APR aravuga ati nimutangaza nimumubaza ngo habura umuntu ufite rekoda afana Alex atari ko abo bantu nk'umuntu arabajyana ntimwazanye n'igikoresho na kimwe nta telefone wabwo bwena ngo ari smartphone zari zihari ngo niburi coding cyangwa ifite rekoda twari twadu telefone dutatwa ama SMS n'utwazari na twa Motorola koko umuntu yava mu gihugu atatwaye na rekoda mu munyamakuru Ruvuyanga rero turagushimira ko wibutse gutwara igikoresho cy'akazi umenya ko nta foto nta kibazo cya kabiri riga ifoto urayizana kuko dufite na rero ikibazo cya kabiri cyane Ruvuya nibazo bibiri nyine cyari uri bimubaze icyambere ikibazo murimo murambaza wagira ngo wanyine chairman wa APR kane uratubwira amakuru nge numva mfite numva ariyo natanga kandi nayatanga turakubaza ndashaka ubireke ayo udafite ntuyatanga ikibazo kimwe biragenda ari bibiri APRFC iramutangaza ryari mu buryo bwa official cyo ni icyambere icya kabiri ese ari mu Rwanda ndetse yahawe angahe uba ari mu Rwanda yahawe angahe yatangaza ryari imyaka ibiri ayo bamuhaye ntago ndayamenya ariko ntago ari mu Rwanda ari Buganda konsezo yarangiye azaza ryari APR ifite gahunda irimo gukora nyine yo ku buryo izatangaza abakinnyi nawe ubwo azatangazwa muri abo ngabo nkuko APR iragenda ikora nyine urabona abakinnyi barasohotse hari abakinnyi basohotse
hari n'ikindi cyiciro cy'abanyamahanga bafite ukuntu bazagenda babatangaza iyo system ya APR niyo n'ubwo buryo bwa APR zakoresha ntago ndabumenya. Twibutse ko APR yarekuye abantu 62 isinyishije umwe asanzemo Dauda bwifite abakasira babiri nanone ariko uko mbona na Frodo uko mbona ibintu hari icyiciro cy'abakinnyi basohotse muri APR hazakurikiraho gutangazwa icyiciro cy'abakinnyi b'abanyarwanda bazatangarizwa rimwe basinyiye APR batangarizwa rimwe hazakurikiraho icyiciro cy'abakinnyi b'abanyamahanga bazinjira muri APR hazakurikiraho icyiciro cy'abatoza bazatoza APR no bazatangazwa nyuma pange neza abantu bakundiye ibintu bisubiyeho APR ibipanzi ntabwo ngena nagiye mbishyira kuri ordine nashaka yuko buri cyiciro zanya gitangazwa hari faze yo gutangaza abatoza hari faze yo gutangaza ariko n'umutoza bishobora kwihuta bishobora kuza mbere y'ibindi byose gusa icyo nzi kiri hafi kugero cya 70% muri APR muri iki cyumweru mushobora kubona abakinnyi b'abanyarwanda binjiye muri APR batangazwa muri icyo cyo ndishuwa iki cyumweru yego abanyamahanga iratangira ko abanyarwanda abakinnyi bari abanyarwanda abakinnyi mwagiye mugarukaho uwa mbere yitwa Iraguha Haji uwa kabiri yitwa Bugingo Hakim uwa gatatu yitwa Ngabonziza Pacifique wa kane yitwa Adolphe Hakizimana. Adolphe uyu munsi yahawe ririzi leta ntihagire undi muntu umbaza undi mukinnyi uri inyuma yabo abo bane bazerekana ubwo naba ntaramumenya abo bane barasinye bazerekanwa kuko abantu ibiganiro biri ku musozo abo bane mbabwiye ibiganiro biri ku musozo iki cyumweru nta gihindutse barerekana APR berekana iranyinira bitangaza biri kugenda neza twitwara neza ndagusaba ko hari umuco wa Zandani uze kunsabira chairman nabikwemera yego ujyayo ariko uzime cyangwa uzero Renzo nzi kugororera na transfer aho kuruvuya transfer ugomba kuvuga Uganda kuntu ifoto yarayinyimye yarambwiye ngo fata screenshot namusabye ifoto yambira ngo fata screenshot Uganda amasaha turushye tujya kuri hoteli ya bigenda twahuriya umusore yabanje kugonara ariko birangira bigenze gutya oya ratangiye ko njye kwa makuru ya APR turi kuyatwara genda ryohewe pe uko turi kuzitwara zero official gake tuziganira nk'imfura ntabyo kuvuga ngo haguruka ufatire mikoro bimeze neza wa mugani ruvuyanga nawe yabaye nk'umusirikare ntakiri umunyamakuru yabaye nk'umuziganda ari we ngo se kiganda n'umukinnyi wa APR RDF irakubwira iti ashingiye ku itegeko nshinga nimero iyi n'iyi umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera aba basirikare bakurikira kuri ranka wenda rya brigadier general kanaka yanazamuye abandi bofisiye bakuru 150 30 RDF yashoje bagata ibindi ni ibindi namahane gusa wewe wabwiwe muri biriya byiciro waruvuze mu byiciro hari icyiciro ruvuyanga wamugana n'inshuti ya Rwivanga yafande Rwivanga aramukunda cyane amaze kugira akantu ka uzi ko n'inkuru yanditse yashyizeho ubwo ni mu byiciro ruvuyanga yavuze rero nge nabwi abakinnyi bane rero twagufasha mikoro twese twaguruka tugufasha mikoro twamuvunye manikure wazajya tubwira ngo nkubitira hano ku mutwe byarashaka kuvuga ruvuye gukomeza mu byiciro ruvuze bigiye gukorwa hari icyiciro kimwe cyarangiye icyiciro cyo gusezerera abakinnyi cyangwa se abakinnyi batazakomezanya na APR nta wundi mukinnyi uzasirwa muri APR uvuga ngo abagiye ni bariye abantu bibaza se ngo wenda ramiri bazaguma keretse uwagurisha ariko gutandukana n'abakinnyi mutanya amasezerano byararangiye ngo Ruboneka ngo Claude ubwo nyine baba bagurishijwe na ngo Kirema bagiye keretse abakinnyi batatu naho bazajya kugeza amagingo yangaye nta wundi mukinnyi uzava muri APR ikipe bazerekezamo cyane abakinnyi APR ifite abanyarwanda inkuru ya Claude muri Tanzania ko naho yaciye ibintu kwishyushye inkuru yanditse yarishingiye nuko nta wundi mukinnyi uzasohoka muri APR nge ni gake uzumva mvuga ibintu bya APR ariko nge ni ntubona nkarivuga gake uvuga ibintu bya APR kandi ari byo uvuga nibyo nako ni ntubona nkarivuga mba mbihagazeho kuri mikoro ndavuga no kuri mikoro nimvuga ibintu bya APR mba mbihagazeho ntabwo njya mvuga nanjye hari abavandimwe ngeze numva bavuga ngo
ntabwo bakwiye kuzajya bapfa ibihuha nanjye ibyo bintu ndabishyigikiye nawe ntubyemera sharange sinemera ibihuha nzajya nemera inkuru zirose nzajya mvuga ibihuha ni bibi ariko muri transferi transfer zigira faze bagomba burya hari kumenya ibintu abantu bita byitwa ibihuha atari gossip. ibihuha hari icyo transfer zigira faze niba se Kiganda yarasinye mu kwezi kwa kabiri abantu bari bemerewe gutangira kumuvuga mu kwezi kwa 9 igihe ibiganiro byatangiriye ibyo ntabwo byitwa ibihuha iyo ni gossip ni ibihwihwiso erega bishobora no gupfa transfer ntabwo biba byarabaye ibihuha rero niba mvuze transfer ngo igeza ibiganiro byabaye ariko nyuma ekipe igahendwa ntimugure cyangwa se ikabona undi ibyo se byari ibihuha no yari inkuru ngenzi nk'umuntu aperi w'umuaja wayirangiye umukinnyi aranamubanda bizi ko yageze no kuri table ya chairman ejo yasinye muri Esperance yaranahinze cyane agiye no gukora test mu ese ubwo wayivuze byari bihuha Pantulu ntiwamubonye yego namubonye yasinye muri Esperance kandi ikomereze rero ko ikipe ishobora no wagiye gukina igikombe cy'isi abana yiha umukinnyi yo idafite interest ibyo bintu abantu bari ko muri transfer umuaje ashobora kofaringa umukinnyi ahantu mu gihe bakibyigaho wenda ukabona ahandi watanze offer baramuguza ntibabivuza ko ahandi wamuvuze batamushatse ubu Rayon Sport hari abakinnyi bayifuza ntibabone ariko yabifuje uzi ikintu kibihuha kandi kibi kuza ukavuga ngo niba wenda wamenye ko aperi yatangiye ibiganiro kubera ko uzi kwiganirira kenshi birangira imusinyishije ugahita uvuga ngo yasinye byarangiye nibirangira adasinye waravuze ngo yasinye byarangiye bizaba bibaye ibihuha ariko waravuze ko baganiriye koko byarabaye ese bari ibihuha ariko hari abakinnyi bandi hanzeho nabonye babikora neza hari abanyamakuru basanzwe abaripota ngo basanzwe nibo bazana izi gossip ibi bihuha ariko noneho hakaba n'uwitwa chief reporter akuriya kwa Kaveserko we noneho akaza avuga izarangiye ubu nyine chief reporter mu Rwanda ni izarangiye ubwo Sakiganda n'umukinnyi ukina mu kibuga hagati nabonye afite na parcours nziza umukinnyi ukina muri Pro Line ni ikipe izamura abakinnyi bakiri bato cyane cyane bivana mu mirenge ndetse no mu mashuri avuye Pro Line rero ni nk'aho yaratangiye gukina noneho byanyabyo igihe yajyaga muri Express ni ikipe nayo ikomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda ajya muri KCCA yari muri Villa nuvuga ngo ya makipe akomeye yose y'Uganda amenshi yakinyemo kandi azamukiye mu kipe nza nka Pro Line bivuga ko afite imyaka 29 nanone nka Duto umukinnyi bize 29 akiri makipe yo muri Uganda atarasohoka Sakiganda ariko imyaka ye iteje urujijo hari aho ubona 29 hari naho ubona 22 gute afite 21 2016 abantu bitanya profile 2016 yakinaga ikiciro cya mbere 21 se gute rwose 29 gusiyo ikimyaka yagiye muri Pro Line ya 10 sezon 2016 iminota imwe tujyana reka tuve kuzindi transfer Pro Line David Disetere muri Pro Line reka tuve kuzindi mu kiciro cya mbere 2019 Express ni 29 turebe 10 akiri ikiciro cya mbere ureba ukabona ni 21 nacyo none se ayo makipe ni akiri tuzabiverifya reka tuvuge izindi transfer Villa yakinyemo seze ebyiri iyi yavuyemo kese yakinyemo seze ebyiri Simyakine Express yakinyemo sezo ebyiri Pro Line yakinamo seze ebyiri nta kuntu umukinnyi 2016 uri muri Pro Line nasumba ibyo yaste 21 ntabwo bishoboka ni 29 cyoroshye twabwira abantu tujya no kwina nkura aperi tunakubita tujya muri uriya n'umugabo n'umubyeyi Sekiganda ariko iriya myaka ni myiza mu Rwanda usibye imikino yagize yo kuvunika muri iyi sezo Sekiganda akina nka nimero 6 ubanzamo mu ikipe ya Uganda cyane akinana na Haridi Aucho ukina 8 byumvikane neza ni regular starter muri ekipe nationale ya Uganda bakinisha abakaseri babiri ubundi kuko na Haridi Aucho buriya n'umukaseri typique na bakinisha abakaseri babiri amakipe muri Afrika rero ushobora kubona ko rap ya ekipe nka Uganda akabanza mu kibuga akabona abonye wenda kamwe kamugoye muri uno mwaka ushize ni imvune ariko naza kamera neza ntagire ibibazo byo kuvunika bakamwasosiya abadawuda na baruboneka mu by'ukuri mediane ya APR izaba ifite imbaraga nta kizabitwaye mu kijyanye ariko na recuperation ubwo mu kijyanye nanone no kwa image yabo mu buryo bwo offensive hari bana Ramte sinzi niba wenda mu bakinnyi bazagura b'abanyamahanga hari uwo batekereza ufite ruboneka ntabwo ari nimero 10 Ramazani se arwa muri kure Ramazani agiye kujya muri Canada oya buretse gatoya ibyo simbyemera jewe nyamukandagira agakina nibyo nashaka kubabwira nuko mu kirimo se Kiganda azagura nimero 10 nagiye kubabwira ko ni bakinnyi babiri ba APR harimo Ombolenga Fitina Ombolenga nanyo ko bakinnyi babiri ba APR kandi bakinnyi nyine bari linked bavuga muri APR hari Ombolenga Fitina Ombolenga nibyo hari na undi twavugaho ni uwo nguwo n'ibizira Ramazani Ombolenga Fitina ibiganiro byarabaye ariko ntago biragira kure Ombolenga ibiganiro byarabaye ntago biragira kuko ngo yarambwiye ati umva ntago biragira hashimishije nyine izagushaka izaze tuganire
ati tuzakureka ntabwo biragira ahashimishije, niyo mpamvu ntamushyize muri kategori y'aba bakinnyi navuze haruguru bo bisa nkaho birimo kurangira, kuko urumva baracyafite amasezerano muri Rayon. namenye amakuru ko abantu bo mu nzego hejuru muri Amasezerano yo muri APR Rayon ngo biragoye, batishimiye treatment ya Rayon, baravuga ati uyu mwana ko yagiraga discipline atubereye umukinnyi mwiza, kuki tutamugarura mu rugo? Ikibazo ni Mwese bamurekuye kubera iki? kandi urabona barekuye Nzotanga bashaka kuvuga bati kugira ngo urumva kabiri yacu Kagege ari wenyine, buriya niyo kese yari kuri Claude nawe yari wenyine, ntabwo bazagura kabiri umunyamahanga, barashaka kugarura abadefansi Ombolenga. b'abanyarwanda. ubwo nyine kitujya Ombolenga byanze bashobora gutekereza ibindi. Bya Serumogo nabyo baratekereza. bineri bya Serumogo Serumogo ntabwo byigeze binaba ni igihuha cyambaye ubusa cyane. Uvuye ikibazo mfite APR iyo umuntu ayivuye, iyo umukinnyi yivuyemo akajya ahandi cyane cyane nko muri Rayon, kugaruka byakunze kujya bigorana mbere pe, wenda uretse wenda uko n'ubuyobozi bugenda Biterwa buhinduka, n'uko wagiye. ariko na Ombolenga ariko uburyo yari yagiye ntabwo yari yagiye rwose ngo neza mu mahoro, ntabwo yagiye ubona ariko leadership ya APR yarahindutse. wenda ko leadership yahindutse, ariko Leadership yarahindutse, yavuye muri yagiye APR. bivugwa ko ananijwe ibya na leadership Ombolenga yari uko yagiye sinshaka kubyinjiramo, ariko igihari nyine ibiganiro byarabaye ntabwo biragera ahashimishije nk'uko abandi bimeze. Impamvu nyine ubwo hazamo ABCD z'uko gifite amasezerano muri Murera n'ibindi nk'ibyo ngibyo. arabatangiye kurekura ko yasinye imyaka 2, reka turebe Ombolenga se okay, ubwo bafite suruse zabo kurekura ko yasinye 2. nazo ndazuba. Hanyuma Nibizi Ramazani Ibi bitanu Nibizi Ramazani yari yarasoje amasezerano. Nibizi Ramazani yashoje amasezerano na APR, yararangiye, ubu yemerewe kujya muri club yose ashaka ku isi. niyo bataramwongereye byararangiye. Ashaka iki? Byavuzwe muri Canada, yego nibyo, ariko APR ntiyifuza kurekura Nibizi Ramazani, ni nayo mpamvu n'ibiganiro bigeze kuri 70%. Kuki batamwongereye atarasoza bagatuma hajya ko atari umukinnyi w'ingenzi cyane, ariko urumva Ramazani barimo baraganira. Iyo squad player Ntimuzatungurwe no kubona Nibizi Ramazani yongera amasezerano muri APR. ni na option ishoboka, ababuze ahari indi target bifuza kuri uwo mwanya bakamugira squad player nkuko asanzwe muri squad player. yaba abamurekura bari kumurekurana na Babaka kuko nabo bari basoje amasezerano, kubera ko batamurekura bari kumushimira muri Babaka, ariko ko bataramushimira. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi nsore zo muri Nyamukandagira ni abatoza, ntabwo ndamenya amazina yabo, ariko ntabwo yazi icyo navuga abakunzi ba ntabwo uburenganzira bwo kuyavuga, ntabwo bari mu burenganzira kandi ni nabyo avuze nyine, abakunzi ba APR, ikipe ya APR yamaze kurangizanya n'abatoza iyo dosiye yarayifuza. tubwire igihugu gusa, tubwire ni abanyafurika nibyo ari kujyaho, hasigaye kubatangaza, ariko dosiye yo kurangizanya ngo n'abatoza n'ibiki ngo nzahanga mvuge ngo bigeze kuri 70% nawe byabaye 100%, bari mu bavuzwe barahari. Hanyuma ikindi, abatoza abafana ba APR mugomba kwitegura umutoza w'umwarabu nanone nyuma ya Adiri aragarutse. Ubwo ni Tunisia yumvikane, ntabwo avuze ruvuga ngo aragaruka Adiri, aragaruka undi mutoza w'umwarabu. Nyuma ya Adiri hagarutse undi mwarabu muri APR, ariko na Adiri aracyari umwarabu, nawe aracyari ntabwo atakaje profile y'umwarabu. Yewe ibyo natangaje irigane byumvikanye, Adiri mujye mumureka, byumvikanye natwe byo mvuze, byumvikanye. Nyuma yuko Adiri yari umwarabu ukomoka muri Maroc, APR igiye kongera gutozwa n'umutoza w'umwarabu ukomoka muri Maroc mu gihugu cy'umupira. Iyo ni Maroc, amakuru cyangwa Misiri, iyo ni Maroc cyangwa Egypt. Aya makuru ku batoza niyo numva natangaza, niyo mfite Maroc cyangwa Egypt, Tunisia na Maroc, Tunisia na Maroc, sibyo ruvuye, niyo mfite, nushyiremo Algeria, Tunisia, Misiri, nushyiremo Tunisia, igihugu sinakimenya, nyimenye nabivuga. shakira ibyo bitatu. Ni umutoza APR zatozwa n'abatoza, igihugu nyimenye nakivuga, ariko icyo nzi magazeho 100%. Tubwiye APR zatozwa n'umutoza, tubwira igihugu gusa, no confirm ngo nta gihugu mfite, ntacyo nzi mbeshye subu kandi nshaka kubeshya mbese ko wamenye ko ari ikinyamupira, kandi ikinyamupira gusa icyo nzi cyabwira abanyarwanda igihugu agenda bitanga mu ubwo Libya muyikure muri Libya nirimo, hagira umuyobozi muri APR kwandika kubwira ati babwira ibi, babwira igihugu, ni suspense ikabije kudufasha rwose igihugu cyamane uburenganzira uvuye ngo atubwire igihugu, ni suspense irakabije, ntacyo nzi idahirema nyine ayikubwira, kandi nibyo ndimo kuvugana agacemane wabimpaye. turagusabira uburenganzira, gusabira uburenganzira, mwaba mukoze rwose, twemerewe gusaba muri APR kana uzi igihugu cyacu, ubwo na chairman ko ari ababyeyi bacu se. Ruvuyanga rero nge nibyo numvaga natangaza kuri APR magingo yangaya, ariko kugira ngo tuavire rimwe tumentioning tujye muri ni gake uyu munsi, kuko byo ntabanga ririmo.
uyu munsi saa 8 ku bantu batumiwe batatumiwe ubwo ntibipime official sindimo nyamukandagira hagenda abantu batumiwe ifite press conference saa 8 ku cyicaro cya APR Kimihurura ibintu biri nayivugaho gusa nuko APR iri gutegura ibirori bizaba ku itariki 29 z'ukwa gatandatu ku kwezi bikabera ku murindi w'intwari nibyo ku ivuko rya APR so ku murindi w'intwari yego ariko ibyo birori kugira ngo nyine tutabyitiranya ntabwo birimo gutegurwa na APR nk'ubuyobozi ni fan base ndabyumva ni fan base yego ibyo birori ni ibyo kwizihiza imyaka 30 APR FC imaze ubwo ni ibirori tuzagenda tujyamo nyine donc details zabyo ko iminsi igenda urumva aracyari iminsi kujya kuri 29 icyo ni icyambere inagize ngo ni APR day yo kwerekaniramo abakinnyi 29 z'ukwa gatandatu ibirori fan base iri gutegura bizabera ku murindi aho APR yashingiwe ubwo abantu bakaganizwa amateka ya APR gushingwa kwayo n'ibindi bakarushaho kuyumva no kwimenya ubwo abafana bayo icya kabiri APR iravuga ko ishaka gukora ibirori byiza ngo bizaba binogeye ijisho ku buryo umufana wa APR azashimangira rya jambo ryazanywe n'umuhungu wanjye cyane Jangwani ryitwa Club Giant ngo nibwo muzayireba mu cyo bita APR ngibaye ari nk'umuntu ngo nibwo muzabona icyo bita imisusire yayo mukabona imikaya yayo mukabona inyama zayo mukabona intugu mukabona intare izabereka imikaka ati muzayibona yanyaye ugitegura tubona muhaye kuko APR ngo yabonye hari abantu ngo bateguye umbaze ngo nabaye ahantu nicaye kuri Serena Hotel ndi kumwe n'umuvandimwe David Bayingana n'abandi bagabo babiri ntari bugarukeho dusangira muri weekend baratubwiye ati Rugaju mubwira abanyarwanda ikintu kimwe irategura ibirori biri ku rwego rwo hejuru byiza binogeye ijisho abafana binubiraga ko batabonye fireworks ku munsi w'igikombe n'ahantu hanini hashobora kujya abantu barenga 5,000 ku murindi APR ngo izamanura umufana ngo hazaba ibintu bitigeze kuba mu mateka y'umuziki nyarwanda iyo ni terimi iryoshye imeze nka zandani ibintu byose ugomba kubihuza n'umuziki nyarwanda iyo uvuze amateka cyane rwose waba uvuze ati ubukwe bwagenze neza bwabaye ubukwe butigeze mu mateka y'umuziki nyarwanda ibintu ukabuza n'umuziki nyarwanda biraryoshye cyane n'akantu umvanye wongwe Nyamirambo yasomaga ka cyayi nimugoroba turi tamutamu ngo iki cyayi ngo kirimo tangawizi zitarigezeho mu mateka y'umuziki nibaza umuziki nyarwanda ni icyayi ngo Nyamirambo bararyohera cyane so rero APR igiye gutegura ibintu bihambaye biri ku rwego rwo hejuru